kuramya no guhimbaza. 102.8 FM Radio Umucyo. Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mube ariko mubagirira namwe, kuko ayo ari amategeko y'ibyaha. Ni mu kiganiro Ubumuntu Buhesha Ubugingo, mutegurirwa n'umukozi w'Imana Pastor Minani Frodouard. Uyu mukozi w'Imana Frodouard yatumwe n'Imana azenguruka igihugu cyose n'igare. Imana yongeye kumutuma mu cyigisho cyitwa Ubumuntu Buhesha Ubugingo. Iki kiganiro muzajya mugikurikira ku 102.8 Radio Umucyo. Ni buri cyumweru guhera saa 4 za mu gitondo kugera saa 4:45. Ushobora kubona inyigisho kandi uciye kuri channel ya YouTube yitwa Ubumuntu Buhesha Ubugingo. Ukeneye uyu mukozi w'Imana Frodouard wamuhamagara kuri telefone igendanwa 0788633407 cyangwa se 0728633407. Uzura ubumuntu buguheshe ubugingo buhoraho. Haleluya. Dushimye Imana mu kanya nk'aka ngaka iduhaye, nk'uko bamaze kubibabwira mu kirango cyacu. Tugiye kujya dufata umwanya uhagije kuko tuzajya duhura buri cyumweru kuva saa 4 kugera saa 4:45. Amazina yanjye ni Pastor Minani Frodouard. Reka tubanze dusenga Imana mbere y'ibindi byose. Nyakubahwa Mana nkuru, mutegetsi mwiza kandi murengezi mwiza, turagushimye ko rero wagennye iki gihe ukagitegura ukemeza ko ari iki ngiki abantu bagiye gusobanukirwa n'icyabahesha ubugingo. Ndagushimye ko wantumye kandi ukampa n'ubushobozi bwo kubasha gutambutsa iki kiganiro, kandi ngushimiye abateze amatwi iki kiganiro ndetse nabo kizahindura bose. Reka rero tugire aho tuva naho tugera mu rugendo rwacu rwo kujya mu ijuru. Turifuza kuzabona ubugingo, n'ukuri nta kintu na kimwe cyagombye kutwitambika imbere. Reka tuvaneho imitego yose kandi duhishurira abantu ukuri kudakunda kuvugwa kenshi n'abigisha benshi, ariko nyamara ari ingingo nyamukuru ihesha abantu ubugingo, nk'uko wayiduhishuriye ukanadusaba ko tuyimenyesha n'abandi. Urakoze, bana natwe muri aka kanya, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Ndabashimye mwese mufasha akanya keza ko gutega amatwi iki kiganiro kuba muri kuri Radio Umucyo. Nabibwiye amazina, nabwiye ko ndi pasiteri. Wenda bibaye byiza kuko tuzafata igihe kinini, nanabibwira muri make cyangwa se gusa nugira icyo mbabwiye kugira ngo mumenyeho birambuye, cyane cyane ko natumwe n'Imana, ntumwa ku bantu bayo, kandi icy'ingenzi natumwe kuri bo ni ubugingo. Ndahamya ko abantu benshi babatizwa, abantu benshi bajya mu matorero, intego nyamukuru ibibajyanye ni ukuzabona ubugingo buhoraho. Abenshi wenda hari n'abandi bagira ibindi bibajyana, ariko by'ukuri ikintu cya mbere bagaragaza bashyize imbere ni ukuzabona ubugingo. Hanyuma Imana yabantumyeho rero, Imana yabantumyeho nk'uko mwabyumvise mu kirango. Muri 2012 nazengurutse igihugu, kandi ubu ndateganya kongera kukizenguruka vuba cyane. Ngiye kongera kubageraho. Nazengurutse igihugu, icyo gihe bwo nagendaga n'igare ntanga ubutumwa Imana yari yampaye. Irongera irambwira ngo nimfata igihe cyo kwigisha abantu ubumuntu buhesha ubugingo. Ubu turatangiye hano kuri Radio Umucyo, kandi tuzakomeza kuko iki kiganiro gishobora kuzamara amezi 6 ndetse gishobora no kugeza mu mwaka, cyane cyane ko ni ikiganiro kinini. Nawe urumva ko inzira ihesha ubugingo ni ikiganiro cyo kuganirwaho buri gihe. Intego nyamukuru, umurongo Imana yampaye ugomba kuba uhagarariye indi, ari nawo tuzagarukaho. Kiri bubatangaze nuko ayo mezi yose ushobora gusanga tuzaba twiga umurongo umwe, ariko uwo murongo impamvu tuzaba tuwigaho nuko ukubiyemo Bibiliya yose. Naho mwawumvise mu kirango niwo murongo utangiza ikirango cyacu, ni ukuvuga ngo ni Matayo 7:12. Matayo ibice 7 umurongo wa 12. Uyu ni umurongo uzatuyobora mu kiganiro cyacu. Ahubwo ntiwagombye kutuyobora mu kiganiro cyacu, ahubwo ni umurongo wagombye kuyobora ubuzima bwawe.
ni umurongo wagombye kuba umunzani wipimaho buri mugoroba, kandi ni umurongo wagombye kukubera urumuri rukumurikira, itoroshi cyangwa se inkoni icanye ugenda umurikisha imbere yawe kugira ngo utayoba inzira. Ikindi cyongeyeho, uyu murongo ni umutaka wo kugutwikira, bivuga ngo nawe wagombye kugira uwawe uno murongo. Tuzagenda tubireba icyo Imana iwuvugaho, hanyuma kandi tuzareba icyo ijambo ry'Imana riwusobanuraho cyane. Ni umurongo mugari cyane, kuko nk'uko mwawumvise, cyangwa reka tunabanze tuwusome nubwo baba bawucishijeho, ariko reka twongere tuwusome kugira ngo turusheho kumva bitambutseho. Matayo ibice 7 umurongo wa 12 haranditse ngo, nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose aba ari byo mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Ndasubiramo, nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose aba ari byo mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Bivuga ngo amategeko yose n'ibyahanuwe byose bikubiye muri uyu murongo. Ubwo bikubiye muri uyu murongo rero, bivuga ngo ni umurongo mugari cyane. Niyo mpamvu ngo tuzawigaho mu gihe kinini kirekire, gishobora kugera ku mezi 6, bizaterwa wenda n'ubushobozi. Gishobora kujya ku mezi 6, bishobora kugera ku mwaka, uko Imana izagenda iduha ubushobozi, idufungura amarembo, wenda tubona n'abaterankunga. Gishobora no gufata igihe kinini kugira ngo abantu barusheho kusobanukirwa cyane, kandi barusheho gukomeza inzira ibahesha ubugingo. Ndashaka rero kubabwira, nk'uko bakomeje kubivuga mu kirango, ko ari umukozi w'Imana watumwe n'Imana. Ni byiza ko ndibuze gufata iminota mike cyane nkabibwiraho uyu munsi, kuko ari umunsi dutangiye, hanyuma undi munsi ho tuzajya duhita twinjira mu ijambo. Minani Frodouard ntabwo ndi buvuga ubuhamya burebure n'ibindi by'ibyo, kandi agerageza guhina ku buryo turi bubashe kumvikana, kuko ubundi ubuhamya bwanjye iyo mbutanze cyane cyane ubw'umuhamagaro buragenda bugafata isaha irenga, kandi ubu dufite iminota 45, dejo bahasigaye 40. No kuvuga ngo ndagerageza kubutanga iminota mike cyane nka 25. Nuguhina, kuko ubushaka ushobora kubona mu dutabo nanditse. Hari agatabo kitwa ubuhamya n'ubutumwa, hari agatabo kitwa umuntu nyamuntu, n'agatabo kitwa hunga nk'uwitabara. Namaze kutwandika, twamaze gukwira, turimo turajya dukwira, ndetse naho mu turere iwanyu, mu turere mutuyemo ndenda kutuzana. Bivuga ngo ubikeneye azabona ku buryo burambuye. Ibyo ndagenda mbibasobanurira gahunda mfite mu minsi iri imbere, uko ngiye kugenda mbageraho, ndabigeraho nabyo ndaza kubisorezaho. Aka kanya rero ndashaka kubabwira Minani Frodouard wari we. Minani Frodouard ni umukozi w'Imana, wahamagawe n'Imana. Navuga hari ngo kuva mu bwana, kuko narerewe mu muryango wa Gikristo, ariko twara abakatolike. Hanyuma nakiriye agakiza muri 97, ariko nabwo nkakira Imana ifashe ku ngufu, kuko ngiye niteguraga kwigera kuba padiri. Nari mfite ntumira kujya kwiga seminari nkuru. Icyo gihe ntabwo Imana yanyemereye ko ariho njya, ahubwo mwiyerekwa ritangaje inyereka aho ngomba kuva naho ngomba kuba ndi. Yarampagurukije inyemeza ko ngomba kwakira agakiza, ndetse inanyereka itorero ngomba kuba ndimo ari rya Pentecote ADPR. Ubwo uzakenera ubundi busobanuro ashobora no kumpamagara, telefone bazibahaye, wenda namubwira amayere kuko yarameze ntacyo bitwaye. Hanyuma icyongeyeho nuko namaze kugera mu itorero, nakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye. Hanyuma icyakurikiyeho nuko yaje kongera kundeba ku nshuro ya kabiri, aribwo yampaga ubutumwa. Aho ngaho ni muri 2 nari ntaramara umwaka umwe nshingiwe, ndi maze kuba umupantekote, ko na mu Pentecote 97 nibwo nakira agakiza. Hanyuma muri 2 nibwo Imana yampaye ubutumwa. Ubwo butumwa nibwo nazengurukanye igihugu. Ubwo butumwa nibwo muri utwo dutabona babwiraga. Ubwo butumwa ni ubutumwa nabwo bukomeye cyane, bwari bugizwe n'ibice 3. Igice cya mbere cyavugaga urukundo abantu bakunda Imana. Igice cya kabiri cyavugaga ko abantu barimo kugabanuka ku isi ndetse bagiye no gushiraho. Igice cya gatatu cyavugaga urubanza rw'imperuka. Na nubu ubwo butumwa ndacyabutanga, kuko bwo ntiburasoza, ntabwo burarangiza amanda yabwo, kuko ubutumwa nahawe ntabwo ari ubw'igihe runaka kirangira, ahubwo ni ubutumwa bw'igihe cyose, cyangwa buzarinda burangira, uko natwe tuvuye ku isi. Niyo mpamvu n'ubu nkibutanga, nkaba nkikwirakwiza n'udutabo turimo ubwo butumwa. Hanyuma ubutumwa kuvuga byarananiye, kuko Imana yansabaga kubuvuga ahantu ari hose, kubuzengurukana mu masoko, mu mihanda, mu iteraniro iryo ari ryose ritane gusenga, iterane kudasenga. Byarananiye kuko icyo gihe nari umujene, nari ndangije segonderi, nari mfite akazi, nari mwarimu w'amashuri abanza. Ntangira kwibaza ukuntu nzata akazi nkajya mu muhanda, ntangira kwibaza urugo rwanjye rutarama n'umwaka ku buryo ruzabaho, ntangira kwibaza ukuntu biteye isoni kujya mu muhanda kubwira abahisi n'abagenzi batanakwitayeho. Birananira, binaniye, Imana itangira kumfatira ibihano.
n'ibyemezo bikomeye kugira ngo mpaka mpaguruke ngiye mu muhanda. Icyambere Imana yafashe nuko urugo rwacu yarwimye umwana, kandi arabitubwira ko ari impamvu rwimye umwana. Tumara imyaka 8 na madamu nta kana, byaranze. Imyaka 8 irangiye nibwo yongeye kwigarukira, ni ukuvuga ngo ryabaga ari yerekwa ry'umusaraba ucanye nk'izuba, wamanukaga ugahagara imbere yanjye ukamvugisha. Waje muri biruje ko mu butumwa, ugaruka muri 2008 uje kumbwira ko ubwo nanze gutanga ubutumwa urugo n'icyubahiro byose bivuyeho. Nagize ubwoba, nibaza icyo gukora nebukunze ajya mu muhanda. Icyo gihe nari maze kuba directeur, nibaza ukuntu directeur azajya mu muhanda kuvuga ubutumwa, biranyobera, numva birancanze. Bimaze kunyobera nabwo ndabireka, numva ariko binteye ubwoba, na madamu biramunanira kubifatira icyemezo. Amezi 8 arangiye, twe tugize mu kwa 8 kwa 2008, aribwo wa musara watubwiraga ngo urugo rugiye kuvaho n'icyubahiro. Twateguye amasengesho minsi tugenda madamu ngo twinginge Imana, kuko twabonaga ko ubwo urugo ruri buveho wabona igiye kutwica, twumvaga iri butwice nta kindi. Tufashe igihe cyo gusenga kugira ngo twinginge Imana igira ikikora. Muri ayo masengesho niho madamu yafatiwe n'indwara itigeze imenyekana, ko namujyanye kwa muganga irabura. Muri ayo masengesho ni mugoroba, hanyuma bukeye mu gitondo ku munsi ukurikiyeho yitaba Imana. Mpita mbona ko ari rwa rugo ruvuyeho, urugo ruba ruvuyeho nyine, kandi burya urugo n'umugore, ibyo ngibyo abagabo bose barabizi. Ubwo iyo ruvuyeho ruba ruvuyeho. Noneho ndareba ndavuga rero ubutumwa nkwiye kubuvuga, ariko kandi ndeba uburyo nzabuvuga nabwo mbona biragoye, kuko nari nkiri mu kazi, urumva ko na directeur. Mfata umwanzuro rero wo gusezera mu kazi kugira ngo ubutumwa ngende mbuvuge. Nandika wari usezera mu kazi, niyemeza kujya kubuvuga. Ndangije ndimuka mva Kigali ngi Bugesera, kuko natinyaga kuzaba muvuga ubutumwa muteka mutwe cyangwa usabiriza, kuko Kigali urumva nta kazi nta n'amafaranga. Njya mu Bugesera, icyari kinjyanye kwa ruguhinga insina n'imyumbati kugira ngo ndebe ko nawe n'ibintunga. Nageze mu Bugesera ndahinga, nubaka inzu yo gucumbikamo, ariko umutima wanjye bwiturancuka urambwira ngo nagombye kubukora narize. Imana yajya kungorera ikagira hihera. Ubwo nubwo mbabwira ko directeur nari mfite amashuri 3 yisumbuye, umutima wanjye bwiturancuka ngo nagombye kubanza kwiga kaminuza. Ndawumvira mbanza kwigira muri kaminuza mbere kujya kuvuga ubutumwa. Njya muri kaminuza Bujumbura mu Burundi, muri kaminuza bita Hope cyangwa se Sport d'Afrique. Ibintu byose bigenda neza, n'amafaranga nari mfite nakoraga studio photo bigenda neza, amafaranga araboneka, ariko sinamaze n'igihe cy'umwaka. Amezi 11 yararangiye, wa musara uragaruka unsanga Bujumbura mu Burundi. Ijwi rirambwira ngo kunko 100% twavuganye suku n'ubutumwa nagoye nturabuvuga, haguruka ujye mu butumwa naguhaye. Nabuze icyo gukora, ngerageza kuyinginga ntiyanyemerera. Mfata umwanzuro wo kugurisha ibyo nari mfite, ngaruka mu Rwanda avuga ntigiye kuvuga ubutumwa Imana yampaye. Narahagurutse ndaza, ngeze mu Rwanda mpura n'irindi korosi rikomeye cyane ryangoye. Ikorosi rihe namaze iminsi 2 gusa ngeze mu Rwanda, nakira telefone yo hanze nsanga nabahungu twigenge cyera muri Tronkombe bari baragiye mu Buhinde, barangirizayo kaminuza ndetse babonayo n'akazi. Barantelefona barambwira ngo bamboneye akazi muri HCR mu Buhinde. Ntekereza ko mvuye i Burundi nje kuvuga ubutumwa, ntekereza ko Imana yantegetse kuvuga ubwo butumwa. Biranyobera, ariko ntekereje amadolari HCR hemba, ndavuga nta mafaranga sinayagotwa. Naho ubwo reka mbanze nsenge ndebe ko Imana yampuruye. Ndasenga iricecekera. Ntabwo ari akaradiyo ngo umuntu arafungura ikavuga, ivuga yabishatse, iraceceka. Icecetse rero ngira ngo irabyemeye, cyane cyane ko buri akenshi turavuga ngo icecetse buri bayabyemeye. Nanjye mfata umwanzuro, naka passport naka visa njya mu Buhinde mu kazi muri HCR. Nagezeho nsanga nakaze karyoshye kagisiri, mbese urumva akazi k'abazungu nyine. Nari ngiye kubaho nk'abazungu, ariko ubwo buzima ntabwo bwamaze iminsi irenze 15, ubwo nari natangiye akazi nkarimo kanaryoshye cyane. Iminsi 15 yarashize, wa musaraba uragaruka, ijwi rirambwira ngo naguhaye ubutumwa nga kubuvuga. Ndavuze ngo haguruka utahe ujye kuvuga ubutumwa naguhaye. Ijwi rimbwirana umujinya n'uburakari, kugeza ubwo numvise nanjye mfite ubwoba. Nafashe umwanzuro wo guhaguruka, ndataha ngaruka mu Rwanda, ndavuga ngo ngiye kuvuga ubutumwa Imana yampaye. Ubwo butumwa nageze mu Rwanda, ndeba ko ngiye kubuvuga, ndeba ko ngiye kuzenguruka igihugu cyose na Bibiliya, numva birancanze. Bibiliya nayo sinyizi, uzambaza sinzamusubiza. Ninginga Imana ngo yambabare gakomeze kwihangana n'ubu nkiga Bibiliya, byibuze nkazabona icyo nshobora gusubiza abambaza, kuko mu muhanda uresa kubaza ikibazo ashaka, nta nubwo kugisha inama, kandi ugomba kumusubiza, kuko utamusubije aragucecekesha. Nafashe umwanzuro wo kujya kwiga Bibiliya, Imana ibinyemereye. Ikimana yaramwe ngo irakinyemereye, niga Bibiliya, niga theology mu rwego rwa kaminuza. Kuva 2009 kugeza 2012 nibwo nabonye lisanse muri theology. Maze kubona lisanse muri theology nyuma y'iminsi 7 wa musaraba uragaruka, ijwi rirambaza ngo none se hari urundi rwitwazo umva ufite? Ndavuga ngo ntarwo numva nsigaranye. Nuko ijwi rirambwira ngo haguruka ugende ubikore nkuko nabikubwiye. Natekereje kubukora kuri moto ko nari ngifite, nkumva kandi igihugu nzakizenguruka mu minsi 7. Ryajwi rirambwira ngo suko nakubwiye, ngo usibye na moto nta n'imodoka uzatega, ngo icyakorera kurusha ibindi gurira igare uzabara ugendaho.
naguze igare murumva ubwo buzima bwose bishoreje ku igare, mpambiraho megafone, kiraho agakapu kariho ipantaro n'ishati, mfata urugendo nzenguruka igihugu. Buri murenge wose ngugeramo, mbwira iteraniro ryose riterane gusenga n'iteraniye kudasenga. Nukuvuga ngo ni mu isoko, mu miganda, mu tubari, mu materaniro y'abasenga, ahantu hose hahurira abantu nageraga hose narigishaga. Sinavuga ngo mu gihugu hose narahageze, ariko byibuze buri murenge nawo ukandagiyemo. Urwo rugendo narukoze mu gihe cy'amezi 7, izuba n'imvura byose byampitiyeho, nta na kimwe nugamaga, naragendaga nta kindi. Ubutumwa ndabuvuga ndarangiza, maze kuburangiza ngarutse mu rugo, Imana irambwira ngo wakoze kandi wakoze neza. Numva birashimishije, ariko ryajwi irambwira ngo ngera utangire. Ryajwi muri wa musaraba n'ubundi irambwira ngo ngera utangire, nuko nibaza ukuntu ngiye gutangira, ariko rirambwira ngo noneho ngutumyeho batende gusenga mu izina rya Yesu gusa. Ubwo natangiye procedure yo kujya mu materaniro, nsaba ibyemezo wacu mu itorero muri ADPR. Ibyemezo ntibipfa gutangwa, na mbere hose abavuga butumwa, abantu bagendana ubutumwa bakunda kubagora no kubibima. Nanjye byarangoye cyane, inzego zitandukanye zirangora, ariko Imana itangiye kugenda ubwo yifungurira inzira, nkagenda menyana n'abantu ku giti cyabo, abayoboye ibyumba by'amasengesho, abayoboye amaparuwase, ugasanga umuntu aranyitumira ubutumwa ndabukora kuva 2012 kugeza 2014. nari ndimo ngenda mvuga amatorero, nayo sinavuga ngo nagezemo yose, ho ni na hato cyane nageze. Ariko bageze 2014 Imana ishaka kumpinda uburyo bwo gukora. Icyo gihe nari ndi wacu ku mudugudu, nabwo Imana yanyeretse ikindi kintu gikomeye cyane cy'igitangaza. Nari ndi ku mudugudu, ariko ku mudugudu umuyobozi wawe atanyishimiye. Nababwiye ko icyo gihe nari umurayiki, nari ntarafata umurimo n'umwe mu itorero. Ubwo icyakurikiyeho nuko umuyobozi ataranyishimiye, ni bya bindi ariko by'abantu rimwe na rimwe bagira amashyara abandi, kubera ko hari igihe umuntu amubana yarize utarize, ukumva biraguca intege cyangwa ntubyishimiye ko nta kindi twapfaga by'ukuri. Ategura gahunda yo kuza kumpagarika cyangwa kunshyira inyuma y'itorero, ajya inama n'abadiyakoni, bakora inama n'abadiyakoni. Ariko ikintu gitangaje, iyo nama yabaye rimwe ariko wa kabiri. Kuri uwo munsi wa kabiri inama yabereyeho kuri paruwasi, hari habereye indi iyobowe n'umushumba n'abakuru b'itorero. Vuga ngo mwarimu ntiyarayizi ko kuri paruwasi hari n'indi nama. Hari inama y'abashumba yabaye kuri uwo wa kabiri, umushumba n'abakuru b'itorero, hakaba n'inama ya mwarimu ku mudugudu n'abadiyakoni. Inama y'abadiyakoni ifata umwanzuro wo kunshyira inyuma y'itorero, kubera ko ngo ndi inzererezi, ngo barimo baracyaha inzererezi, ngo umugabo wapfakaye umaze imyaka 6 adashaka kurongora, akaba yirirwa azerera ngo aravuga ubutumwa. Bafata umwanzuro wo kumpana. Hanyuma kuri paruwase nabo mu nama yabo bagombaga kwiga kuri Minani Frodouard, bafata umwanzuro ukomeye yuko Minani Frodouard umukozi w'Imana bagiye kumugira mwarimu kuri uwo mudugudu. Izo nama zombi zabereye rimwe, ni mu Bugesera, ni muri paruwase ya Nyagihunika, na n'ubu wahagera wese babimusobanurira. Icyatangaje ni kimwe, nuko kwa gatandatu namenyeshwe ko naciwe, ku cyumweru menyeshwa ko nabaye mwarimu wo mudugudu. Ni ibintu Imana yanyeretse bitangaje cyane. Hanyuma maze kuba mwarimu, Imana yagambiriye kongera kunyigisha bundi bushya, inyigisho yayo kongeza aho ntagombaga kugera, no kunyambutsa ikiraro ntagombaga kwambuka, irangije inzanira ugomba kubinyambutsa. Yanyeretse umudamu, irambwira iti mugwaye nk'umudamu wawe, nta kindi mukuzaniyeho, no kugira ngo kwambutsa ikiraro utari kuzambuka, akugeza aho utari kuzigeza, kandi ikindi akwigishe ibyo utari kuzamenya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kandi Imana yari yakimbwiye. Ndamubona mwiyerekwa, simuzi nawe ntanzi. Hanyuma ariko nagize amahirwe yo kumenya aho yari atuye, kuko nasanze yari atuye mu mudugudu nari ntuyemo i Kigali mbere yuko nsubira i Bugesera. No kuvuga ngo yahatuye, je narahimutse ahagura inzu rero yo nari nyize ko ari hasanzwe, mbona inzu ndayizi. Ngezeyo ndakomanga, ndinjira, aranyakira. Anyakiriye mbona araseka nkunzi, ariko ntabwo yaranzi. Nawe bajarambwa ngo ntabwo anzi, ahubwo arambwa ngo yambonye mwiyerekwa. Mubajije ibyo yeretswe, arambwira ngo yambwira iki kugenza. Ndamubwira iki Imana yamumbwiyeho, araseka aratanga, arambwira ati nanjye Imana yakunyeretse gutya, imbwira yuko ikunzaniye nk'umugabo wanjye ngo ngukorere ibyo bitatu. Ubwo rero icyakurikiyeho ni iki, twahise dupanga ubukwe muri 2014 mu kwa 12 nibwo twakoresheje ubukwe. Ariko mbere yo kubukoresha igihe gihe twaganiraga, hari ikintu cyantangaje. Ni ukuvuga ngo yarambaje ngo ukora iki, ndamubwira ngo ndi mwarimu w'umudugudu. Ati mu buzima busanzwe ukora iki kigutunze? Ndamubwira ngo ndi umuhinzi w'insina n'imyumbati, nibyo nahingaga mu Bugesera. Aravuga ati ni byiza birashimishije. Ndamubaza nti wowe ukora iki? Arambwira ngo ni umudiyakoni, akaba no muririmbyi. Nti mu buzima busanzwe? Arambwira ngo ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda.
numva ndikanze nibaza ukuntu umuhinzi natambutse nkagera i Kigali nkaba ngiye kwa depite ngo Imana niwe yampaye, ariko Imana yabikoraga kubera ko yari ifite intego. Koko rero byaje kuba dukoresha ubukwe na depite Mukayisenga Françoise twasezeranye mu kwa 12 muri 2014, hanyuma tumarana igihe cy'imyaka 2 n'igice. Koko aho nagombaga kugera ntari kugera narahageze. Urumva nka depite wari unakunzwe mu gihugu, ahantu hose hashoboka hakomeye mu gihugu narahageze. Ameza yose akomeye nayaririyeho, abantu bakomeye bose twaramenyanye mu gihugu. Ikindi cyongeyeho, navuye ku bwarimu ndasengerwa mu pasiteri. Ntabwo nashobora kuba nasengerwa ku nshingano kuba pasiteri muri ADPR nta mugore ngira, ntabwo byashobokaga. Bivuga ngo nicyo kiraro yagombaga kunyambutsa. Hanyuma yanyigishije byinshi, anyigisha kumenya igihugu, anyigisha gukunda igihugu, anyigisha byinshi, anyereka politiki, anyereka ibintu byinshi bitandukanye. Bivuga ngo mbasha gufunguka amaso, mbasha kubona byinshi. Hanyuma bigeze muri 2017 mu kwezi kwa gatandatu, twari tumara imyaka 2 n'igice, Imana irambwira ngo ikiraro wagomba kwambuka waracyambutse, isomo wagomba kwiga wararyize, aho wagomba kugera warahageze, nawe ndamujyanye. Ntabwo byantunguye cyane kuko namaze kwakira imikorere y'Imana ikora icyo ishaka mu gihe ishatse, cyane cyane ko byose biyobora uko ishaka. Madamu yarwaye mu gihe gito kidasobanutse n'indwara idasobanutse, arangije yitaba Imana. Turamushyingura, ubu ndaho ngaho n'abana yansigiye kuko arafite abana 3 twashakanye, ari umupfakazi umaze imyaka 10, nanjye maze imyaka 6 mfakaye. Ubwo nasigaranye abana benda nabado butabanyandikwaho, ubu nibo turi kumwe, nibo tubana. Minani Frodouard n'uwo Pastor Minani Frodouard n'uwo. Uyu munsi wa none rero Imana yongeye kuntuma ku Banyarwanda, impa icyigisho ngiye kwigisha muri iki gihe kirambuye nkuko nabibabwiye. Icyigisho gifite intego nkuri zabiruti yindi kandi zagenda isubirwamo. Uyu murongo twasomye Matayo 7:12, by'ukuri Imana iremye umuntu, icyo yamushakagaho cyambere, icyo yamuremeye bwari ubugingo. Kugira ngo ubyumve neza, uraza gusoma ko umuntu ari ubugingo buzima. Imana yaremye umuntu nk'ubugingo, bivuga ngo Imana yaremye umuntu ishaka ko azabona ubugingo buhoraho. Iyo ni intego nyamukuru Imana yari ifite. Kuko nusoma mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 7, haranditse ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mwuka mu mazuru w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Bivuga ngo par nature, uko twaremwe mu miremerwe yacu, twaremewe ubugingo. Ndetse nimunakurikira neza Bibiliya bivuga, ndetse n'abigisha barabyigisha, nta muntu numwe uzapfa burundu ngo birangire, kuko nyuma y'urupfu rw'umubiri hari ubundi buzima bw'iteka. Inyamaswa zirapfa zikarangira, ibiti birapfa bikarangira, ariko umuntu ntabwo azapfa ngo arangire. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bw'iteka. Ubuzima bw'iteka ni ukuvuga ngo abakubwira ubugingo, abakubwira ijuru, bakubwira ubuzima bw'iteka. Na Bibiliya ivuze umuriro cyangwa ikavuga irimbukiro, ivuga ngo ni umuriro w'iteka. Bivuga ngo umuntu azabaho iteka ryose. Niyo mpamvu umuntu ari ubugingo buzima. Imana imuremye yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo, ahinduka ubugingo buzima. Bivuga ngo yaremanywe ubugingo. Imana irema umuntu, yakoze ibintu, imaze kumurema yateguye ibintu bigeze muri 4, ari byo birambuye tuzaganiraho muri iki kiganiro. Ibyo bintu 4 yateguye ni byagombaga gutuma abona ubugingo. Mbere na mbere, icyambere yakimuhaye ikimurema cyari ubugingo, yamushyizemo ikimurema. Ndetse ikindi yamuremye mu ishusho yayo. Bivuga ngo ubu muntu yamuhaye nibwo bwagombaga kumuhesha ubugingo. Mvuze ubu muntu wenda birakugora kubyumva, ariko uraza kubyumva neza. Bishatse kuvuga ngo iki? Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro n'ubundi igice cyaho cya mbere, umurongo wa 26, haranditse ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho nk'iyacu, ase natwe. Amina. Agira ishusho nk'iyacu, ase natwe. Bivuga ngo Imana imurema mu ishusho yayo, Imana imurema asa nayo. Iyo ukomeje umurongo wa 27 ngo Imana irema umuntu agira ishusho yayo, afite ishusho y'Imana, niko Imana yamuremye. Imana isite ishusho y'Imana ni iyihe? Ese Imana isa n'umuntu gute?
aho ngaho niho ikibazo gikomeye. Ndagira ngo uyu munsi abe ari cyo dutangiriraho kuvuga, kuko ni kimwe mu ntangiriro y'ikiganiro cyacu, cyane cyane ko ikiganiro cyitwa ubumuntu buhesha ubugingo. Birakwiye ko tubanza kumenya umuntu n'ubumuntu, tukamenya n'ishusho y'umuntu Imana yamuremanye asa n'Imana. By'ukuri ntabwo Imana isa n'abantu kunguku dusa, kuko iramutse isa natwe twahita twibaza ngo isa n'abandi, ko twese tudasa. Yaba isa n'abazungu se, yaba isa n'abahinde, yaba isa n'abashinwa, ese isa n'abirabura, ese isa n'abarabu, ubwo Imana yaba isa n'abande? By'ukuri ntabwo Imana isa nk'uko dusa, isura yacu mu maso ntabwo ariko Imana isa, ahubwo Imana ubwayo kamere yayo ni urukundo. Ni ukuvuga ngo isura yayo ni iyihe? Ni ubuntu, impuhwe, imbabazi n'urukundo. Mbese ubiremo, isura y'Imana ni iyihe? Ni ubuntu, impuhwe, imbabazi n'urukundo. Iremye umuntu yamuhaye ubumuntu kugira ngo imutandukanye n'inyamaswa zose. Icyo yamuhaye ni ubumuntu. Mbibutse ngo tuva amaraso nk'inyamaswa, yewe tubaho nkazo, tuvuka nkazo, tukonka nkazo, tukarya nkazo, nubwo tutarya bimwe ariko turya nkazo, ubuzima bwose tukororoka nkazo, tugasaza nkazo, tugapfa nkazo. Uramutse urebye mu buzima busanzwe dusa n'inyamaswa, ariko dusa n'Imana, ntabwo dusa n'inyamaswa, kubera yuko Imana yadushyizemo ubumuntu. Ubumuntu nicyo yaduhaye kugira ngo dutandukane n'inyamaswa. Bishatse kuvuga ngo iki? Umuntu iyo ukuyemo ubumuntu hasigara inyamaswa isa n'umuntu. Bivuga ngo umuntu aba umuntu byuzuye, atari iki gihagararo gusa, ahubwo aba umuntu byuzuye kuko aba agifitemo ubumuntu muri we. Aho niho kwigenzura rero. Ni naryo jambo Imana yambwiye ubutumwa bwa kabiri, buriya butumwa nababwiye nahawe muri Bibiliya. Ubutumwa bwa kane nabwiye ko abantu bari kugabanuka ku isi ndetse benda gushiraho. Byatumye nandika udutabo natubabwiye, kandi ndimo ndadukwirakwiza n'ahandi hose tuzagenda tubageraho. Ndaza kubabwira nsoza mu itangazo. Ariko byatumye nandika agatabo nkita umuntu nyamuntu, bitewe nuko Imana yari yambwiye ko abo twebwe twita abantu, Imana bose itababona nk'abantu, ahubwo yo hari abo mu ijuru bita abantu. Abo yita abantu insobanurira aba ari bo n'ibibaranga, bituma nandika agatabo nkita umuntu nyamuntu. Ako gatabo kazabageraho, muzagasoma byibuze nawe ukipimaho ukamenya niba uri umuntu koko. Hanyuma Imana icyo yahaye umuntu ni ubumuntu. Ubumuntu ni iki rero? Yamuhaye kugira ngo imutandukanye n'inyamaswa zose. Ubumuntu yamuhaye ni ubuntu, impuhwe, imbabazi n'urukundo. Turaza kumva n'isura y'Imana rero. Twavuze yuko Imana kamere yayo, isura yayo ari ubuntu, impuhwe, imbabazi n'urukundo. Ni Imana ihorana ibyo ngibyo, ihorana ubuntu, ihorana impuhwe, ihorana imbabazi, ihorana urukundo. Niyo sura yayo, nk'uko umuntu wese ahorana isura ye keretse yakoze impanuka, ariko uko nsa niko nzagumya gusa. N'Imana uko isa niko izagumya gusa. Isa gute? Kamere yayo ni ubuntu, impuhwe, imbabazi n'urukundo. Iremye umuntu yamuhaye ubumuntu. Ubumuntu ni iki? Ni ubuntu, impuhwe, imbabazi n'urukundo. Ngira ngo mwabyumvise ko ari isura y'Imana, ni kamere y'Imana yashyize mu muntu, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Bivuga ngo ibyo yari yamuhaye byari byamugejeje ku bugingo buhoraho. Byanze bikunze yari aremwe ari ubugingo buzahoraho. Yagombaga kuzabaho iteka ryose, kandi akaba ubugingo buhoraho, ahora abana n'Imana kandi ari mu munezero. Uko niko yari yararemwe, niko Imana yamuremye, nuko yamushakaga na mbere hose. Hanyuma ikintu cyababaje niki? Nuko umuntu yagiye atakaza ubumuntu. Yagiye atakaza umuntu. Icya mbere Satani yamukoreye ni icyo ngicyo, ni ukumukuraho ubumuntu. Niho byatangiriye, kugeza ubwo Kayini yisha Abeli, ubumuntu buratangiye buratakara. Uko imyaka yagendaga yicuma, abantu bagiye batakaza ubumuntu, bagenda batakaza ubumuntu. Imana igera ku kindi gikorwa cya kabiri. Navuze ibikorwa bine Imana yakoze kugira ngo umuntu azabone ubugingo. Icya mbere, yamuremanye ubumuntu, kandi ubumuntu bwagombaga kumuhesha ubugingo. Ubumuntu bwari bugizwe n'ubuntu, impuhwe, imbabazi n'urukundo. Hanyuma ubumuntu yarabutakaje. Uko imyaka yagendaga yicuma, ndiko abantu bagendaga barushaho kuba babi. Muzasome mu gitabo cy'Itangiriro, murebe mu gihe cya Nowa, abantu ngo bari bamaze kuba babi cyane, birenze igipimo, kugeza ubwo Imana yicujije icyo yabaremeye. Kuba babi cyane nta kindi, nuko bari bamaze gutakaza ubumuntu. Mu yandi magambo, zari inyamaswa gusa zisa n'abantu, baryana nyine nk'uko inyamaswa zishihana, n'ubugome n'ubusambo n'inda nini, imyitwarire y'inyamaswa. Nubwo hari umuhanga umwe wavuze ngo iyo tuvuze ngo abantu batakaje umuntu baba nk'inyamaswa, ngo tuba dututse inyamaswa, ngo kuko inyamaswa yiciye iri burye, ariko umuntu we akica uwo atari burye.
bivuga ngo byanze bikunze inyamaswa ahubwo icyo gihe ziba zitangiye kuruta abantu. Ariko si ibyo by'abahanga nshaka kwinjira muretse ko n'uwakorana narize nawe yabireba akabyumva ko bishoboka. Turimo turavuga gutakaza ubumuntu ko bihindura umuntu inyamaswa isa n'umuntu. Bivuga ngo rero umuntu amaze gutakaza umuntu aba inyamaswa isa n'ubuntu, bivuga ngo yaratakaje n'ubugingo boraho. Umuntu abatakaje kubona ubugingo ahinduka uwo kurimbuka, kandi kuri uwo guhinduka uwo kurimbuka si byo Imana yamushakiraga. Imana ikimurema yari ifite umugambi uko azabona ubugingo boraho kandi azabana nayo. Byatumye Imana itegura plan ya kabiri. Plan ya mbere ntigezweho neza kuko ubumuntu buratakaye, itegura plan ya kabiri. Plan ya kabiri yari amategeko. Yatanze amategeko yayo, irayandikisha mu buryo bwose bushoboka. Bayavuga kwinshi, dore ko hari igihe bayanezemwe bakajya amategeko ntibayagireyo. Bamwe bavuga ko ari 710, abandi bakavuga ko ari 380. Ibyo ntabwo ari byo ndi butinde hose n'umubare wayo dukeneye kumenya, ahubwo dukeneye kumenya ngo amategeko yaje afite iyihe ntego. Amategeko yari afite intego yo kugarura umuntu mu murongo w'ubumuntu. Ni ukuvuga ngo amategeko yaragamije kugarura umuntu mu murongo w'ubumuntu, akongera agasubirana ubumuntu kubw'amategeko, kubwo gutinya Imana kubw'amategeko. Amategeko nayo yaraje, barayasoma barayaboroka. Ibyo tuzagenda tubyinjiramo buhoro buhoro, kuri ko buri cyiciro tuzagenda tukinjiramo mu kiganiro cyacu kirambuye, tuzagenda twinjiramo. Ariko amategeko barayasomye barayaboroka barayafata, nyamara ntibamenye icyari kirimo. N'ikimenyimenyi barayica, ubumuntu buranga burabura. Imana ibonye ko ubumuntu bukomeje kubura, abantu bakomeje kuba bagome kandi amategeko bayafite, itegura plan ya gatatu nayo irayikora. Plan ya gatatu yari y'abahanuzi. Yatumye abahanuzi batoya n'abakuru bagenda basimburana. Icyo bigishaga nta kindi ni ukugarura ubumuntu mu bantu. Icyo bari baje kubwira abantu ni iki? Ni ukugira ngo abantu basubire kongera kuba abantu nyabantu, basubirane ubumuntu, bazabashe kubona ubugingo. Abahanuzi barazengurutse, tuzabireba ko tuzagenda twinjira mu bahanuzi tureba icyo abantu bagiye bavuga. Tuzagenda twinjira mu mategeko tureba icyo amategeko yavugaga. Nituregera mu bahanuzi tureba icyo abahanuzi bavugaga, niho tuzabona neza ko intego nyamukuru icyo bigishaga kwari ukugira ngo umuntu asubirane ubumuntu azabona ubugingo. Abahanuzi ntabwo bigeze bumvuga, cyakora abantu babategaga amatwi, yewe bakakunda kumva ibyo bavuga ariko ntibasobanukirwe ibyo bavuga, kuko byose byanarangiraga nabo babishe. Babahembaga kubica, wa mutima wa kinyamaswa ukanga, bwabo umuntu bukabura, bakabahemba kubica. Bakomeje kugenda bica abahanuzi bose bapfuye babishe. Bivuga ngo ntibigeze bamenya neza icyo abahanuzi bigishaga. Ibyo nabyo bibabaza Imana, ibona ubumuntu ntabwo bushaka kugaruka mu bantu, itegura plani ya kane ariyo rurangiza. Plani ya kane rero yari yo kohereza umwana we. Ni ibyo bintu bine navuze nzagenda nigishaho muri iki gihe. Navuze plani ya mbere yari ukurema umuntu yaremanywe ubugingo, aremanwa ubumuntu. Plani ya kabiri yari y'amategeko, ahabwa amategeko kugira ngo asubire ubumuntu, asubire mu bumuntu kubw'amategeko. Kubwo gutinya amategeko asubire mu murongo w'ubumuntu, yongera agira ubumuntu. Nabyo ntiyabishobora, gutinya amategeko biramunanira, ahubwo umuntu arabutakaza. Imana ituma abahanuzi abatoya n'abakuru bagiye basimburana. Icyo bigishaga ni kimwe, kwari ukugira ngo umuntu asubirane ubumuntu, asubirane wa mutima wa kimuntu, yubaha Imana ariko agire n'ubumuntu. Ntabwo abantu babumvise bwa bumuntu baranze, ntibabwakira, bakomeza kuba inyamaswa. Imana itegura plan ya gatatu ariyo kohereza Yesu. Yesu azanwa n'intego ebyiri. Intego ya mbere yari yo kwigisha abantu icyo Imana ishaka, kubasobanurira icyo Imana ibashakaho. Intego ya kabiri yari yo gusimbura ibitambo byatangwaga. Bivuga ngo abantu bamaze kwica amategeko, abantu batumva abahanuzi, Imana yabashyireho kandi kantu kaborohereza kitwa ibitambo. Ibitambo byari byo kugira ngo babashe kugirirwa imbabazi, ariko ibitambo byatambwaga n'umuntu. Wenda tutavuze ibyo gushima, tutavuze ibyuko bari amahoro, oya, wenda tuvuga igitambo cyo gusaba imbabazi, kuko nicyo umuntu yasabaga imbabazi ko yabaga amaze gutandukana n'Imana n'ubugingo agiye kububura. Imana ishyiraho igitambo cyo gusaba imbabazi, cyo kwezwa. Icyo gitambo impamvu cyagiyeho cyo kwezwa cyari ukugira ngo n'ubundi uwateshutse kuri ya mategeko yongera ajye ku bitambo. Ibitambo nabyo bihinduka umuhango utagize icyo uvuze, kugeza ubwo mu ijuru bateguye ko hazabaho igitambo kimwe rukumbi, ari cyo Yesu Kristo. Hanyuma Yesu Kristo aramanuka azanwe n'intego ebyiri zikomeye. Intego ya mbere kwari ukwigisha abantu, bakamwumva kandi bakamwumvira, bakumva icyo bagomba gukora kugira ngo bazabone ubugingo. Intego ya kabiri yari iyo guhinduka igitambo kimwe rukumbi, agasimbura ibitambo byose n'abatambyi bose, akaba ari we uhuza abantu n'Imana. Bivuga ngo rero ni ngombwa kwakira Yesu muri ubwo buryo bwombi. Niba waramwakire nk'umucunguzi wawe,
ukamwakira nk'igitambo cyawe cyatanzwe buri munsi, ukaba wiyambaza amaraso ya Yesu kugira ngo wezwe kandi utunganwe, wibuke kongera kwakira Yesu nk'umwigisha wawe ndetse nk'umwami wawe, maze ukurikire neza icyo yavuze kandi ukigendereho. Uyu murongo twavuze rero n'ubundi ndagana ku musozo, ko ndashaka guha abantu akanya gato wenda bari bukenere kumpamagara niba biri bukunde hano kuri radio, kugira ngo ntanga akanya gato, ndashaka gusigaza iminota mikeya. Ndashaka kubabwira ngo Yesu mu by'ukuri yamaze kuza, yigishije abantu inyigisho zirambuye, arangije abaha umwanzuro, arababwira ati reka mbabwire musobanukirwe noneho icyo mwijuru twari tugambiriye. Mwijuru dutuma twandikisha amategeko, dutuma abahanuzi, icyo twashakaga ni kimwe, aragisobanura. Aravuga ngo kwari ukugira ngo icyo wifuza ko bakugirira aba aricyo nawe ugirira abandi. Amina. Icyo wifuza ko bakugirira aba aricyo nawe ugirira abandi. Iryo ni ijambo ryivugiwe na Yesu ubwe n'akanwa ke. Twibuke ko ntabwo agira mubyara we, ntabwo agira umwunganizi we, arihagije, ni Imana, ibyo yavuze biruzuye 100%. Bivuga ngo ntawo kumuvuguruza uhari. Ndimo ndagana ku musozo rero. Ndimo ndagana ku musozo. Numva nshaka gutanga iminota niba ari 3 isigaye, kugira ngo niba hari abantu bari ku murongo wa telefoni bashobora gutelefona bakagira ibyo babaza batubaza, hanyuma nkaza gufata umunota umwe wo gusenga ngasoza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Siku hiyo ya mwisho na utasikia injili, atakusanya ngano kwa furaha. Ushobora guhamagara kuri radio umucyo, ntuhamagaye ku nomero yanjye nubwo wayibonye, kuko ndacyari muri studio. Cyakora nimara gusohoka muri studio ushobora hamagara ku yanjye, biremewe, kuko uzansobanuza byinshi, uzambaza byinshi, ndahari ku bwawe, ariko aka kanya ndacyari muri studio. Ubwo nki muri studio ushobora guhamagara kuri 07 8 71 06 6 2 4. Reka nzisubiremo 07 8 71 06 6 2 4. Rafiki utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu. Hello? 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 Mungu utaka awapi milele. Hello? 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 Moses. Hello? Hello? Kutuma kuku wa rangi moja, bali tu kuamini na roho yote. Siku ya leo. Hello? 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 Yes, ashimwe Pastor. Hello? Hello? Oui. Na marezo yari kwanga. Hello? 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 Network zitakunda, ntabwo turimo kumvikana neza. Reka mbahe nomero yanjye, mushaka kumpamagara nsohotse muri studio, kuko ngiye guhita nsohoka n'ubundi ndashoje.
murampamagaye ku nomero yanjye, niteguye kubakira rwose pe, ndahari ku bwanyu, nagufasha, nagusengera, nakugira inama, yewe no kugusura nagusura, kuko ndi pasiteri washyizweho n'Imana, ntabwo ndi pasiteri kubw'idini. Ntucike intege ry'idini waba usengeramo, icyo ukenera cyose nagufasha, kuko niba wumvise ubuhamya nampamagaye n'Imana, ntumwa n'Imana niyo yatumye mba na pasiteri. Ubu rero mwahamagara kuri nimero yanjye ya telefoni mu kanya maze gusohoka muri studio, ni 0788 63 34 07 0788 63 34 07. na Tigo niyo ngiyo, uvanamo 8 ugashyiramo 2 cyangwa se Airtel, urumva ni 07 8 63 34 07. Iyo niyo nimero mwaza kwifashisha, kuko amakonexio muri studio yanze, ariko turabashimye mwese abagerageje guhamagara, kuko je nabumvaga nubwo mwe mutanyumvaga. Turabashimye cyane rwose, nubundi ariko nubwo icyo mwifuza kubaza mutagisubijwe, muraza ko muna kuri telefone yanjye maze gusohoka. Ngiye gusenga Imana. Nababwiye rero yuko mfite udutabo ndimo ntanga twanditsemo uburiya buhamya n'ubutumwa. Utwo dutabo ubu ngubu turimo turaboneka, haba hano mu mujyi kuri librori yegeranye n'iya DPR, urenze ku ya DPR gatoya, turaboneka imbere y'umusigiti kwa Joakim, i Remera mu Giporoso turaboneka muri papeterie yo kwa Yoweri hepfo ya gare, ndetse urumva aho ngaho rwose mwahatubona. Ni Kabuga kuri Dry Cleaner Omega, ni mu santere neza neza ya Kabuga hafi ya kaburimbo. Wagenda utwo dutabo ukatuhasanga. Ndategura gusohora ikindi gitabo kinini, nzakibabwira vuba cyane, cyitwa Ubumuntu Buhesha Ubugingo. Hari groupe ya WhatsApp ushatse wayikurikira ukatubwira, nawe yitwa Ubumuntu Buhesha Ubugingo, no wakenera kujyaho nawe yatubwira ntacyo bitwaye. Ni groupe tuganira ijambo ry'Imana, kandi tugasengera tukagira n'inama. Ndashoje, reka dusenga Imana hanyuma nsohoke muri studio. Ukenera kumbona arambona kuri telefone yanjye bwite. Dusenga Imana. Nyakubahwa Mana nkuru, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye kandi tuguhimbaje. Tugushimye kugira neza, amina. Tugushimye kugira neza, uri Imana igira neza ibihe byose. Wanze ko umwana w'umuntu yarimbuka, nubwo wabonye hariho kurindagira cyangwa harimo kwibeshya, kuko kuva kera kose kwibeshya kwakomeje kugaragara. Haba mu mategeko hari abahanga bavuga ko bayazi bakanayigisha, ariko nta bugingo bafite. Haba mu gihe cy'ubuhanuzi hari benshi bavugaga ubuhanuzi bakarata abantu cyangwa bavuga iby'ubuhanuzi nta bugingo bafite. Haba no mu gihe cya Yesu hari amatorero, haravuga abakirisitu, hari abitwa abakirisitu nta bugingo bafite. Nicyo cyatumye wongera kuntuma nanjye, kugira ngo nibutse abantu icyabasha kubahesha ubugingo. Reka rero iri jambo rigireho ribavaniraho ribageza. Reka ribareme bundi bushya, bagira indi mitima mishyashya. Mu bantu urukundo rurabuze, ubumuntu burabuze, kandi bari mu nsengero. Mu bantu baricana, baramarana, baragambanirana, baravanana mu kazi, bagirirana nabi, kandi bafite mu nsengero basengeramo bafite amabibiriya, bitwa andi mazina. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, gituma bigaragara ko abenshi nta bugingo bafite, bagenda bagana kurimbuka kandi bari mu matorero yabo. Nicyo gituma mpagurukije, nicyo gituma wemeye ko mpaguruka nkatambutsa ubutumwa. Ndakwinginze uzabane nanjye, ngiye kuzafata urugendo rujya no mu turere, aho nzazenguruka uturere twose, ariko n'ubundi uzabane nanjye. Ariko reka iri jambo rihindure buri wese, rimureme bundi bushya. Nuko icyo twifuza ko batugirira aba aricyo natwe tugirira abandi. Ayo niyo mategeko n'ibyahanuwe. Amen. Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mube ariko mubagirira namwe, kuko ayo ari amategeko y'ibyahanuwe. Ni mu kiganiro Ubumuntu Buhesha Ubugingo, mutegurirwa n'umukozi w'Imana Pastor Minani Frodouard. Uyu mukozi w'Imana Frodouard yatumwe n'Imana azenguruka igihugu cyose n'igare. Imana yongeye kumutuma mu cyigisho cyitwa Ubumuntu Buhesha Ubugingo. Iki kiganiro muzajya mugikurikira ku 102.8 Radio Umuti. Ni buri cyumweru
cyumweru guhera saa 4 za mu gitondo kugera saa 4:45. Ushobora kubona iyi nyigisho kandi uciye kuri channel ya YouTube yitwa Ubumuntu Buhesha Ubugingo. Ukeneye uyu mukozi w'Imana Frodouard wamuhamagara kuri telefone igendanwa 0788633407 cyangwa se 0728633407. Uzura ubumuntu buguheshe ubugingo buhoraho.